Mureke twongere tubasuze mwebwe mwese abakurikiye Big Town TV. Ndizera aho muri hose mumeze neza cyane. Ndizera wowe aho uherereye mu gihugu cyari cyose sahiriye yose umerewe neza cyane, umerewe fresh. Rero ndabasuje cyane. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cy'isambiri n'iminota 50, ariko turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu Bugesera, aho ruherereye hano Intarama neza hafi ya Arete. Tuje gukurikirana urubanza rwa Rurangirwa Wilson wamenyekanye nka Sarongo, bivugwa ko ari umupfumu. Rero nta wundi ni Bobo mugiye kubana hano kuri Big Town TV. Tuzaya kandi tubana umunsi ku munsi tubagezaho ibigezweho n'ibiri kuvugwa hano hanze mu gisata cya gospel cyangwa se no mu bindi byose birimo biravugwa. So rero uyu munsi nibwo Rurangirwa Wilson wamenyekanye nka Sarongo nibwo yaje mu rubanza, ubwo yafatwaga ku itariki 31 Ukwakira 2024, ubwo yafatwaga na RIB cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Rwemeje ko kuwa 31 Ukwakira 2024 rwataye muri yombi Rurangirwa Wilson wamamaye nka Sarongo, akaba akurikiranweho ibyaha 4. No mwanya bamufashe akurikiranwe ibyaha 4, ariko ndatekereza uyu mwanya maje kuba 6. Hari ibindi byagiye byiyongeramo nyuma yaho afatiwe. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri yatangaje ko yafashwe nyuma y'iperereza rimaze iminsi rimukorwaho. Uyu Wilson cyangwa Sarongo ntabwo yafashwe aribwo uwo mwanya wenda atangiye kugenda ashakishwa. Yari amaze iminsi arimo arakorerwaho iperereza bitanu ku byaha aregwa bitandukanye, ariko bamufashe ku itariki 31. Ntabwo twabashe kumenya ngo batangiye iperereza ryari, oya twebwe ntabwo tuba tubizi, nta nubwo tumenya igihe iperereza ryatangiriye, ariko yaje gufatwa ku itariki 31 Ukwakira. Uyu munsi rero ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 hano i Nyamata niho hari kubera urubanza. Ubwo mubona ako ka video bamaje kuhamugeza, amaje kwagera ku isaha y'isambiri n'igice, ubwo urubanza ruri butangire saa 3 zuzuye. Rero ibyaha aregwa uyu Sarongo, icyambere akurikiranwa y'ibyaha birimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Kweyasha mu kintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ni kwa kundi ubwira umuntu ngo kora iki nanjye ndakora iki. Kenshi bavango ni indonke cyangwa se kubeshya. Indonke n'uburiganya buratandukanye. Indonke ni ruswa, ariko uburiganya ni ukukwizeza icyo ndi bukore ariko singikore ngamije ku nyungu zanjye bwite. Okay. Akurikiranweho kandi akakurikiranweho ibyaha birimo cyo kwesha ikintu cyakoreshwa uburiganya, iyezandonye gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga. Gukoresha impapuro mpimbano ni igihe ukoresheje urupapuro ariko rutari nyarwo, rutari original, ari gufaburika impapuro. Nazo arimo icyaregwa gukoresha impapuro mpimbano ndetse no kwiyitirira urwego rw'umwuga. Ni nko kwiyitirira ikintu runaka cyangwa ikigo runaka cyangwa se akazi runaka ariko atari ko ushinzwe. Impamyabushobozi n'impamyabumenyi. Impamyabushobozi ni ukwiyitirira ikintu ubasha gukora cyangwa se wamenye ariko utakizi, ariko impamyabumenyi nacyo ni ikintu ushobora kuvuga ngo ufite ubumenyi bwacyo narakize. Wenda urugero, hano turi ku rukiko nshobora kuza nkihandagaza ngo ndi umunyamategeko kandi ntarigeze niga amategeko. Cyo nicyo bita kwitira impamyabumenyi cyangwa se ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa. Ariko minsi yashize twagiye tubona hari ibindi bigenda byiyongeramo, harimo icyo gufunga umuntu hadata binyuranyije n'amategeko. Ni ugufata umuntu ari ukamufungirana ahantu, kandi mu kindi cyiyongereyemo ni ukudasobanura umutungo afite inkomoko yawo.
umutungo uhari wakomotse he, wakomotse kuki, urahari ariko ntago bazi aho, ntago hazwa ahantu wagize gute waba waraturutse. Rero hano mu Rwanda cyangwa se wenda n'ahandi, iyo ufite umutungo utazwi ugomba gukurikiranwa, kuko ibintu byose dukora biri muri systeme. Ni gute nkanjye Bobo wabona ndimo ndinjiza amamiliyoni n'amamiliyoni kandi mumbona twirirwa twihiringa hano? So ariko buriya ntabwo uno mwanya dushinza Sarongo wenda ngo bimeze gutya cyangwa se habaye iki, kuko burya mu buzima ibintu byose bibaho. Kuko iki cyawe nacyo kwihesha ikintu cy'undi, hari n'abapasiteri bakizira. Duherutse kubona urubanza rwa Bishop Harerimana Jean Bosco, mushumba wa Zarafat World Church, nawe akizira. Mu myaka yashize twabonye Yongwe nawe akizira. Abo ni abashumba bakaba bifatirwa icyitegererezo, ariko nabo barakizize. Twagiye rero gufungwa si ikibazo, kandi si ikibazo ahubwo biterwa n'uburyo wenda ukurikiranwemo, ariko nzi neza ko buri wese ibi byamushikira. Ntago turi hano kugira ngo tuvuge inkuru wenda tuvuga Sarongo tumushira urubanza cyangwa tugira dute, ntawe bitabaho. Rero nk'uko twari turimo turavuga ngo turagenda tuganiriza bamwe na bamwe wenda basa nkaho bari hafi cyane na Sarongo, cyangwa se basa nkaho baba mu rugo. Hari uwo twajyaga tubona cyane, ndatekereza benshi bakurikiye Big Town cyangwa n'ibindi binyamakuru mwagiye mumubona cyane. Turakwakire kuri Big Town TV. Murakoze cyane. Amazina ninde? Tuyizere Moses. Tuyizere Moses. Uri muntu ki kuri Wilson cyangwa se wamenyekanye nka Sarongo? Sarongo ni nabyita se, ntabwo nabyita ko ari boss wanjye, ntabwo nabyita ko ari iki. Gusa nyine ni umuntu wo hafi yanjye gutyo. Yego, ni umuntu wo hafi yawe gute? Ari ukuba ari kugufasha mu buzima, cyangwa se koko ari boss wawe? Sarongo ni muntu ki kuri wowe byimbitse, yanga abadukurikiye bamenye neza? Sarongo ni umuntu yaramfashije ibintu byinshi. Yamfashije kwiga, aho nabashije kugera yaramfashije. N'inzozi numvaga nshaka kugeraho nyinshi n'ubu yarakimfasha, iracyari gukomezamo. Ubwo rero urumva ntabwo ibintu bimeze neza, kuko ubu tuvugana iminsi baye myinshi ntari kumubona. Uba kwaba mu rugo neza nyirizina mwabanaga? Ntabwo tubana mu rugo, ariko ni umuntu nshobora gukenera igihe cyose nkamubona. Ushobora gukenera igihe cyose ukamubona. Uyu mwanya ugeze mu mwaka wa kangahe cyangwa amashuri yararangiye? Njye narasoje. Wasoje kwiga kigiye cyiciro? Nasoje kwiga 6e segonderi 2023. Sarongo yaba yaratangiye kukwishyurira ugeze nko mu mwaka wa kangahe? Mu wa kane. Mu wa kane segonderi? Yego. Ubwo yakwishyuriye hafi imyaka 2. Ivuga ugira ababyeyi bose? Yego ndabafite. Ariko yongeye kubera umubyeyi. Sarongo nk'igihe mwabanye wenda igihe gito mwabanye cyangwa mwagendanye, Sarongo wamuvuga gute? Ni muntu ki muri societe cyangwa se kuri we mu buzima busanzwe atari ubwo gufasha? Sarongo muri societe ntabwo nabona ukuntu musobanura pe. Ni umuntu mugari cyane, kandi ni umuntu wisanzura, ni umuntu uganiriza abantu, arabafasha. Ikirenzeho kuri ibyo akaba n'umuvuzi ushobora kuvura abandi bantu bo kure, cyangwa se nanjye ntabwo nshobora kurwara cyangwa ngo ngire ikibazo kandi nzi neza ko ahari. Na mugenzi wanjye nzi ntabwo yagira ikibazo cyane. N'urugero nandi gutanga nk'uyu musore n'inshuti yanjye, ni umumotari. Uyu musore ni wo mu Rutsiro. Oyo egera hano nawe bakubone. Ni inshuti yanjye kugira ngo umusore yarambonye. Witwa nde papa? Witwa Ndagijimana Alphonse. Witwa Ndagijimana Alphonse. Hano turi kuri Big Town TV. Ugiye ikurikira? Njye nyikurikira. Okay, hano niho turi rero. Ego yavuze ko nawe uri inshuti ye, uri umumotari. Sarongo umuziho gute? Umuziho iki? Njye Sarongo muziho ubuvuzi gakondo, kandi nzi ko ari n'umubyeyi ufasha abantu bose, baba ari abarwayi cyangwa se abatari abarwayi, n'abakene bose arabafasha. Kuri wowe ni iki cyangwa ni akahe kamaro agufitiye cyangwa yaba yarakugiriye ku buzima bwawe? Njyewe Sarongo yari umubyeyi wanjye wo ku gihe cyose. Yangiriye, hari n'akamaro yangiriye, kuko hari ibyanjye byari byibwe, ndamuhamagara nifashishije inshuti yanjye. Twari twaramenyanye nkuko twiga turi abanyeshuri. Ndamuhamagarira ati kunzi kuziranye na Sarongo, kandi asanzwe ari umubyeyi wanakurihira amashuri, ntabwo wampa nimero ye akamfasha.
yarabinkoreye muhamagara ambwira ati tegereza nyuma y'iminsi 3 ubu ntagiye n'amafaranga umpa yabivuga ni moto bari bamwibye umusore uzayampa ibyawe wabibonye bari bagutwaye moto yari hagaze agaciro k'amafaranga ngahe miliyoni 2 n'igice miliyoni 2 n'igice ayigarurira ku buntu ayigarurira ku buntu na n'uyu mwanya nta kiguzi wigeze umuha nta kiguzi nigeze muha kuva icyo gihe ko nahise mva mu Rutsiro ndaza nkorera mu Bugesera imbere y'ahuko ntabwo nigeze nongera no gusubirayo bayibye uba mu Rutsiro niho iwanyu noneho ufata icyemezo cyo kuvuga ngo ndimutse ndimutse mbonye umubyeyi hafi yanjye ntabwo nasubira no mu rugo ndavuga ati nzajya nje kubasura gusa yego none urumva kuba wenda harimo ibyaha harimo aragenda aregwa harimo ibyaha byo kwesha ikintu cyundi cyangwa se ikintu cyo gufunga abantu umuntu cyangwa umuntu mu buryo butemewe nko mu bantu hari umuntu mwabo wabaye mu rugo muri mwe yego aha nimba warabaye mu rugo nyirizina ku kintu kiba ngo gufunga umuntu bitemewe n'amategeko hari umuntu waba warabonye ari ako kantu rero ko gufunga umuntu reka nkabasobanurireho ubu tuvugane wawe iyo ugiye kuryama ndakeka ko urufunguzo ururekera muri serire cyangwa ukarurambika hafi turuvanamo kuko ibirahure barabimena bakinjira niba baraje bagasanga bari n'abantu babiri baryamye mu nzu basanga abantu babiri baryamye mu nzu barakomanga bari basinziriye barabakingurira kuko iyo biza kugaragara ko bafunzwe haba haravuye umuntu hanze akazana imfunguzo akabakingurira ariko barakomanze bakingurirwa n'umuntu uryamyemo imbere ubwo se bituruka yo kuvuga ko umuntu yaba yarafungiranye cyangwa yarafunze ese hariya wenda mu buvuzi Sarongo akora hari ibitaro afitemo ndatuvuge ko abo bantu bari barwaye kugira ngo abe arimo arabavura Sarongo ntago agira ibitaro kandi gusa ushobora kuza by'umwanya muto kugufasha urembye ntago wabura aho uryamye yakubwira ati uryamye buruhukiye ngufashe ariko ngiye icyo nzi cyo nta bitaragira byo kuba ngo wasanga abarwayi mu rugo iwe acumbikiyeyo ngo avura ntabwo ibyo ngibyo ntabyo nzi nta bitaro afite abo bantu bari bantu ki ku buryo babasanga aho ngaho baryamye bikitirirwa ko babafunze umwe wari umwana w'umukozi umuragira intama ziwe zo ku kazi afite intama buriya nyinshi ni umwana umwe umuragira intama undi ni murumuna we wari uryamye mu nzu baryamanye barakomanga baraza barakingura ubwo rero kuvuga ko bari barabafunze cyangwa bari bafunzwe sinzi aho babikuye kandi aribo babakinguriye urumva ni ugushaka ibyaha wowe wenda nka nyuma yo kugarurirwa moto niki wavuga imaje kukugezaho muri uno mwanya ushimira Sarongo nubwo atari kukumva none ariko twizera ko iteka ryose mu Rwanda hari ubutabera isaha ku isaha yafungura niki kimaje kukugezaho cyane icyo ugiye guhomba uburyo wayibuze none ikugarukiye niki maje kukugezaho mu buzima urumva muri ako kanya ubu ntago nari kubona andi mafaranga yo gukoresha yo kugura indi moto kandi urabona nta uterwa yiteguye urumva nyine nayo ngiye kuba nka mayibobo mu mujyi hose buri wese ambona nk'igisanga reka aka kanya urabona ubu yarayingarurije bumeze neza urabona ndi umusore umeze neza wambaye Timberland umva umunyerekere rwose umuhungu wa Sarongo hano byose ndakesha umukire Sarongo kuko niwe byose ubingejejeho kuba ukeye gutya ni umukire Sarongo Sarongo afite imirimo myinshi yaba yarabakoreye rero wayivuga ntago yayivamo hari n'abandi batabasha kugera aha ngaha kuko mu bari aha ngaha ntawavuga ngo hari amafaranga yanjye yariye cyangwa se mubu urabaza bose aho kuraba ati twahombye umuntu aho ko bimeze bite aho kumukana birahure babimeno nuko nyine ari ubuyobozi bakinjira bakanajyamo wareba n'abantu buzuye aha ngaha ugenda urebamo bamwe ugenda baganiriza wirigire n'abandi uganiriza batavuga ngo waganirije umuntu wo hafi cyangwa hari n'abantu bakuze ureba aha ngaha benshi n'ababyeyi bose bagiye baza kugira ngo kuko ntabwo ari twe twenyine yafashije ni benshi yafashije wanareba n'umuntu umwe yari ukamuhamagara cyangwa ugafata n'uwo sinarinzi gukora ku gatelefone ariko Sarongo yangejeje ku iterambere nanjye sigaye nkoramo gutya iriya moto se bayitwara bakayeza iyo telefone cyangwa iyo timbari kuzayikura nari kuzabikura ariko yaramfashije nk'umubyeyi ndamushimira cyane kandi tuba turi no gusenga Imana idufashe twongere umubyeyi wacu mureke twongere tubashimire cyane ubundi turaza kumenya icyo urubanza wenda cyangwa se icyo urukiko ruri bwanzure murakoze kandi mukomeze kwihangana kubw'umubyeyi wanyu sawa murakoze rero no mwanya ntabwo turi buvuge byinshi yari kwa breakinga inkuru cyangwa se urubanza rugiye kubera hano
mu kanya turabagezeho tubabwira ngo wenda bigenze bitya cyangwa se ruzasomwa ryari. Rero wowe wakoze subscribe ukomeze ubane natwe, reka dukomeze tubagerereye tubarebere uko bimeze nuko byifashe, inkuru yimbitse turaza kuyikurikizaho. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe ubundi tubane umunsi ku munsi. Murakoze.